nzi yuko yafashaga abakene n'abatishoboye. Yashinze ishuri ryigisha ibintu by'ubwubatsi n'amashanyarazi, ubu abaturage b'inaha muri Kibangu, muri paruwasi ya Kibangu, abenshi 70% iyo bakeneye kubaka inzu barabyikorera nta kiguzi cyo kwishyura umufundi kibayeho. Yahaye abantu amazi kandi abantu bose bakayavoma ku buntu, ntawigeze atanga ikiguzi cyayo. Yageraga ahantu agahagarika imodoka mukabanza mukugama kuko ntiyashoboraga kuba arimo imbere yugamye abandi bari kunyagirirwa inyuma. Ku itariki 16 Werurwe 1924 mu Bubiligi havutse umwana wa kane mu bana 10 babyawe na Matayo ndetse na Felicita Buruge, Padiri Silvani Buruge. Amashuri 3 y'abanza yagiye ku musozi wabo, naho amashuri 7 yisumbuye yagiye mu mujyi muto wo hafi wabo witwa Niveye muri college yitiriwe Mutagatifu Gertrude. Yize ubumenyi rusange ndetse n'indimi za kera nk'Ikilatini ndetse n'Ikigereki. Mu gukurikira umuhamagaro we wo kuzaba umupadiri yize mu seminari nkuru y'Iturne. Arangije kwitegura imyaka 7 yahawe ubupadiri na Musenyeri Charles Himer wa diocese ya Tourne wani kuwa 31 Nyakanga 1949. Yakoze ubutumwa butandukanye nk'umupadiri muri diocese ye kugeza muri Kamena 1963. Muri Nyakanga 1963 yaje mu Rwanda. Ni mu butumwa bwa Kiliziya Gatolika nk'uko Papa Pio wa 12 yari yarabibashishikarije cyane abihaye Imana b'i Burayi ngo baze gutera ingabo mu bitugu abavuga butumwa bari bake mu bihugu bya Afurika. Ni mu ibaruwa ya Gishumba izwi ku izina ry'Ikilatini rya Fidei Donum, impano yo kwemera yo kuwa 21 z'ukwa kane 1957. Padiri Buruge yakiriwe na Musenyeri Andereya Parode uyoboraga diocese ya Kabgayi, yari yihari igice kinini cy'u Rwanda mu icyo gihe. Musenyeri Parode yohereje by'igihe gito Padiri Buruge muri paruwasi ya Kizugura Ibyumba ngo yimenyereze Ikinyarwanda. Hanyuma bidatinze muri Gashyantare 1964 amwohereza i Kibangu ngo we padiri mukuru. Kuva icyo gihe amateka ya Padiri Silvani Buruge afatanya urugendo n'abaturage ba Nyakabanda yari komini ihuje imbibi na paruwasi Kibangu. Muri iki gihe turi kuzirikana Padiri Silvani Buruge, turibanda ku nsanganyamatsiko igira iti ndi hagati yanyu nk'umuhereza. Navukiye mu murenge wa Kibangu hafi y'ikigo cya Padiri Buruge. Ibyo nzi kuri Padiri Buruge ni byinshi, cyane cyane binyuze mu gutanga ubuvuzi, gutanga amahirwe y'akazi no kwigisha gukora, ndetse abahakoreye mu kigo cya Buruge baboneyeho amahirwe yo gutuma abana babo biga neza, bakiga amashuri meza kandi bakaba barifashije mu buzima bwabo bwose. Abagore batwite kubera ahantu habi hatari ibinyabiziga, yiyemezaga abahuye n'ibibazo bikomeye batabasha kubyarira kuri centre de santé akabajyana kubyarira kuri hopitali. Tureba amateka atandukanye ya Padiri Silvani Buruge ndetse n'ibikorwa bye. Yogeje ivanjiri, akunda abaturage, abona ubukene bwabo maze umuhamagaro wo kubitangira umuvukamo, nuko atangira gahunda yo kubazamura. Ibyo yabagejejeho ni byinshi, ariko nibura amateka yasigaranye ibi bikurikira: mu gutunganya aho abantu basengera, yubakishije za kiliziya hirya no hino uhereye ku Kiliziya igaragara Kibangu. Mu kujijura abaturage, yashishikarije urubyiruko kwiga ndetse no kurangiza amashuri. Yashinze ikigo cya Kara ngo gihugure urubyiruko mu myuga yunganira ubuhinzi kandi agira uruhare mu kuvugurura imiturire. Inyuza za Kara zashinze Koforwa ngo ikibazo cy'amazi meza gikemuke hirya no hino mu Rwanda. Kuyikubitira amazi meza yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Gitega. Yashyizeho ikigo cyigisha abakanyamigezi ibijyanye na topography ndetse no kuyora amazi mu misozi. Icyo kigo kizwi ku izina rya CFTH, Centre de Formation de Topographie de Rusier. Robine n'ibigega n'amazi meza bigaragara hirya no hino ku misozi yo mu Rwanda, ibyinshi ni umurage wa Padiri Silvani Buruge. Mu buzima rusange bw'abaturage, yiteye ku kigo nderabuzima cya Gitega, agiha amazi meza ndetse mu 1969 cyongeramo maternité. Gitega iba Gitega gitegereje ababyeyi, hehe no kubyarira mu rugo, kandi agahora kivugurura. Yagize uruhare rukomeye mu iyubakwa ry'ibigo nderabuzima bitandukanye nka Gasovu ndetse na Nyabinoni. Mu kwita ku mirire iboneye, yigishije abaturage hirya no hino kurya indyo yuzuye, ariko cyane cyane ashyiraho uburyo buhamye bwo kwibonera indyo yuzuye biciye mu buhinzi bw'imboga, imbuto ndetse n'ubworozi. Mu kuboneza urubyaro, yabonye hakiri kare ko hatagize igikorwa abaturage bazarenga ubushobozi igihugu gifite bwo kubatunga. Yafashije abaturage kwimenya ndetse no kubyara abo bashoboye kurera.
amazi meza. Amahirwe yo kugira amasoko apfufunuka mu mabanga ya Ndiza yamuteye gushaka uko amazi yayoborwa akegerezwa abaturage hirya no hino. Kofu rwavutse muri uwo mujyo. Ibikorwa byaragutse biramenyekana. Habyarimana Juvenal, perezida wa Repubulika wari uriho icyo gihe, ubwo arabimushimira amwambika umudari w'ishimwe kuwa 5 Nyakanga 1981. Aboneraho no kumuhimba izina rya Kanyamigezi ryafashe kugeza amagingo aya. Imihanda ndetse n'ibiraro nabyo ntago byasigaye. Yashatse inkunga hirya no hino atunganya umuhanda werekeza mu majyaruguru hagati ya Kivumo ndetse na Muvumba. Ari nako amateme yose abasore bize muri Karaba yubaka neza. Igitazibagirana ariko nuko yubatse ikiraro cya Nyabarongo cyamwitiriwe. Ikiraro cya Buruge cyatangiye gukoreshwa ku mugaragaro kuwa 5 Ukuboza 1978. Mu buhinzi n'ubworozi ndetse no kuzigama umusaruro, Padiri Buruge yabonaga ko abaturage bateza umusaruro uhagije kandi bugarijwe n'inzara. Muri gahunda ze ashyiramo no gushaka impuguke zimufasha kwigisha abahinzi gufata neza amasambu yabo yagendaga agabanuka kubera kuyagabanyamo abana babo. Yashishikarije abaturage gufumbira imirima yabo itakera, kurwanya isuri ndetse no gutera imbuto z'indobanure. Kugira ngo abone ifumbire, abaturage basabwe kororera mu biraro. Udafite inka akaragira iyundi muri gahunda izwi nko kuragiza. Mu rwego rwo kuzigama umusaruro wari utangiye kuboneka, yubakishije ibigega bihunika imyaka byitwa siro, Ikibangu ndetse n'Inyabinoni. Guteza imbere imyuga itandukanye. Padiri Silvani Buruge yavuga ko imirimo yose igomba kwigwa kugira ngo ikoranwe ubuhanga. Yashakaga ababihugukiwe bagafasha abaturage kwihugura, haba mu buhinzi, mu bworozi, mu bubaji, mu bwubatsi, mu bucuruzi, gutwara no gukanika imodoka. Yari yarashyizeho igaraje muri Koforwa. Mu mashanyarazi yari yashyizeho urugomero rutanga ingufu z'amashanyarazi akomoka ku mazi y'umugezi wa Nyakabanda mu 1987. Mu gukoresha mudasobwa, mu kuyobora amazi ndetse n'ibindi. Icyacumi ari nacyo cy'ingenzi cyatumye amenyekana, ni urukundo rwamuhatiraga gufasha abakennye kurusha abandi. Yaryaga wenyine kandi yavuje benshi. Yabaye imbarutso ya mituelle de santé ubwo yashyiragaho icyiswe mpeka nguheke. Akaba ari ubwisungane mu kwivuza ndetse anabugenera imodoka yatwaraga abarwayi boherejwe ku bitaro bitandukanye nka Kabgayi, Muhoro ndetse n'ahandi. Yari umuntu usenga kandi agafata umwanya uhagije wo kwiyegereza uwamuremye. Mu 1987 yakoze urugendo rutagatifu i Yerusalemu. Yabaye imyaka 16 na Padiri Michel Donnet umufashaga cyane mu birebana no guhugura abaturage. Yari yarazanye abakobwa biswe abadamazera bamufashije cyane mu mashuri y'ingoboka ya familiare, foyer ndetse n'imbonezamirire. Padiri Silvani Buruge yatabarutse ku wa 1 Ukuboza mu mwaka wa 2000 nyuma y'iminsi mike arwariye mu bitaro bikuru bya Kaminuza i Kigali. Yashyinguwe ku wa 3 Ukuboza mu mwaka wa 2000 imbere ya Kiliziya Paruwasi Kibangu yari yarubakishije mu 1969. Ibyo Padiri Silvani Buruge yakoze ni byinshi, ntitwabirondora mu gihe gito nk'iki ngo tubirangize. Ako kandi dukwiye gusigasira umurage yadusigiye. Mucyo duharanire natwe gutera ikirenge muke dufasha abababaye. Abo ni nk'abakene, imfubyi ndetse n'abandi batishoboye. Dutabara abakeneye ubutabazi kandi tugira urukundo hagati yacu ubwacu. Bityo tubane mu kivandimwe. Padiri Silvani Buruge tumuzirikane, tumukunde, tumwibuke kandi tumusabire nk'uko nawe adusabira. Mbashimiye ko twabanye. Amahoro y'Imana bane nawe.